Ndagusuhuje aho uherereye hose, reka nizere yuko waramutse neza, umeze neza cyane 5/5. Uyu ni wa muhungu wanyu Samu, umuhungu w'Inyagatare. Murabona amagingo aya ngaya ngiye kujya kuvuga ngo kanje kureba uburyo nabyuka njye mu kazi, ariko nyibyuka gutya ni ukubaza nyine nkubitamo agacayi. Murabona yuko mba nabyutse, ubwo rero mbere ko njya mu kazi k'abakire nyine abantu barebye ibiganiro byatambutse ngire ngo mwasobanukira akazi nkora, ntabwo ari ngombwa kuba nagasubira, ariko nabyutse mu gitondo nje kubona ngira gute, nje kubona nakikubitamo agacayi sinzi ukabona agacayi, nje kwikubitamo agacayi, ariko nanone ntabwo bikorewe ko tutaganira, tugomba twaganira kugira ngo ibintu bigende neza. Buriya muri ubu buzima ntagomba kuremereza ubuzima, baho nkaho uwo munsi ari wo wa nyuma, kora ibyo ugomba gukora, reka kuvuga ngo uzabikora ejo, ibyo kujya kuvuga ngo ubuse ngo mu gitondo ngo ni ngombwa ko kumwicaye mu gitondo ngo ndakinywa ngeze ku kazi, none se utagezeyo, ariko biranashoboka ko utagerayo, ukaba wahuramo n'imbogamizi mu nzira zikazakubarisha nabi. Izi ngizi rero dufite n'ubunyobwa mu gitondo. Akamaro k'ubunyobwa mu gitondo, hari abantu babyuka mu gitondo bakarya ibijumba, bakarya akawunga, ibi ngibi nibyo umuntu yakagombye kurya mu gitondo. Ubunyobwa njyewe murabuzi bukaranze, ufata ubunyobwa n'icyayi ukanywa buri gitondo mu gitondo, icyayi mu gitondo, icyayi n'ubunyobwa, ahasigaye ibintu bikagenda neza. So rero njyewe buri uko mbyutse mfata ubunyobwa kubwambwana kose n'icyayi, bavuga ati sasa rero kanywa icyayi njya ku kazi k'abandi. Izi ngizi tuvugana ubu ngubu ni 1:00 za mu gitondo, kubikora hakiri kare kugira ngo nyine amasaha yo kujya mu kazi ataza kugufata. Gusa nyine akamaro k'ubunyobwa ku basore butuma nyine amaraso atembera neza mu mubiri, bigatuma akazi kagenda neza. Ikindi ubunyobwa burinda ibitotsi bya hato na hato, noneho ugomba kunyweramo icyayi kitarimo isukari nyinshi. Ushyizemo isukari nyinshi ntabwo aba ari byiza, bituma uwo munsi wirirwa ubira ibyuya, kandi ikindi no kubira ibyuya nabwo ni ubuzima nanone, ariko kubira ibyuya bitewe n'isukari wanyweye ntabwo aba ari byiza, biba bisaba kubira ibyuya noneho bivuye mu mubiri wawe nyine urimo gusohora imyanda mu mubiri. So niyo mpamvu ugomba kunywa icyayi mu gitondo, buri gitondo ukinywera agacayi. Gusa nyine murabizi ko iyi channel ndi umuhungu wanyu w'Inyagatare Samu. Iyi channel murabizi yuko yitwa Sam Life and Money, ni ubuzima bwa Sam ndetse n'amafaranga. Ni muri process yo gushaka ibiceri, nababwiye ko umuntu uri tayari kuba twashakana ibiceri, iyi channel ikazagenda izamuka dukorana ibiganiro, nawe uzagenda utera imbere. Nanjye nyine ntabwo nteye imbere, ntabwo ndi umukire, ntabwo ndabona amafaranga, ariko nyine impamvu mba ndimo kubikora ni ukugira ngo mwume morale, nanjye mbahe morale. Iyo turi gukora tujyanirana akantu ku kandi kugira ngo tutaza gusigara. Abantu bari ikiganiro cyatambutse njye ngo mwakibonye uburyo nakoze umushinga capati bikanga, nisanga mu kazi nyine k'abakire aha ngaha ndimo gukora, ariko urabona mbayeho neza, nta kibazo mbaye, nta kibazo mfite, ibintu byose bimeze neza. Ariko iyo utitwaye neza hari igihe bikugiraho ingaruka, ugitakariza icyizere. Ariko njyewe narahombye, ndavuga ati reka njye gushaka akazi, ndacyari umusore mutoya, ndacyafite ejo hazaza,
kandi gushaka akazi kamemba neza, ejo n'ejo bundi nshaka kubona amafaranga nanjye ngavuga ati ari na sevinze n'aya ngaya reka njye gutangira kwikoresha. Ariko amafaranga nyine iyo uyikoresha ufite business yawe, none ufite wenda umuryango awukomokaho abo wabyaye, iyo ugize ikibazo wenda ukitaba Imana, business barayisigarana, ariko akazi ka boss ntabwo bagasigarana. Ubu aka kanya ndamutse mpfuye n'urugero, reka mbe nk'urugero, aka kanya ndamutse mpfuye batarakingura, wenda uyu mukire ahita ashaka undi mukozi bajya kunshyingura, nose business ze zapfa? Ntabwo zapfa, ahita ashaka undi mukozi. Niyo mpamvu tugomba kuba twishimye, ukabona neza wishimye, akakwishyura ukamukora ibyiza cyane. Ariko dukorera kuri pressure. Reka mbatere story rero. Hari ukuntu umukire umukorera akazi neza, ukwezi kugitangira aba ameze neza nyine nta kibazo mufitanye. None uko ibyumweru bigenda bibara, niba bareba ngo ukwezi kugiye kugera kwishyure, agatangira gushyiraho pressure. Rero iyo utamenyereye pressure, akazi karakunanira, kandi iyo kakunaniye urataha. Iyo utashye nta gishoro uba ufite, uhita ujya kwicara mu rugo ugatangira kurya ibigori n'ababyeyi nyine mu byaro, nyine nawe ugatangira gutangira bya biryo byo mu cyaro. Si uko ari bibi, ariko nyine ubuzima tubayemo tugomba kuba tubiretse tukabaho ubuzima bw'isi nyine tugezemo. Hano tukazajya gute, ibi nyine bibaye nyine byabaho kuko isi irahinduka. Ariko nyine iyo utamenyereye pressure ntabwo wakorana n'abakire. Niba uzi neza ko udashoboye pressure, gukorera kuri pressure, ntabwo washobokana n'abakire. Umukire yiyumva nk'umuntu nyine, kabone niba ufite ibitekerezo bya miliyoni 10 abigenderaho yego, ariko ntabwo byambuza kugushyira kuri pressure. Araza ko batanga ntabwo wakoze neza, ibiki n'ibiki, ibintu byanjye yagutuma ngo watinze, like ibintu nk'ibyo. Kandi ushaka gukora muri company nje ngo nawe murabizi nyine, gukora muri company biraryana. Kwa muri company umukire akakubera umukire umukire akakubera umukire, akavuga ati kibazo ngo aranyanga. Kandi impamvu utazarakarira abakire, akubwira nabi nyine yo murimo gukora akazi, nyine akakubwira nabi, nyine ukabona ko ariho kugutoteza. Nk'abandi bakora akazi ko mu rugo, akazi ko mu rugo baragowe, muraza kutubwira muri comment. Ariko iyo ukora muri company nyine umukire abashyiraho pressure. Njyaga abantu mukora muri company murabizi, ntabwo mutyama, ntabwo musinzira, kandi ukwezi kwarangira akabishyura neza, akabashyiraho n'agatipu nyine. Nibagiye kwinywera agacayi naho jya mu kubaha ibiganiro, akagushyira agatipu. Rero njyewe ndabyuka mu gitondo mwije utunyobwa, kubera ko maze ko ngiye kujya kuri pressure z'abakire. uzi gutangira akazi mu gitondo, noneho yakorera ujya kuri telefone agasakuza, akavuga ngo telefone uzayigarurire mu kazi kandi warayiguze amafaranga yawe. Gusa iyo abivuze ibanga uraceceka. Iyo umusubiyemo nyine ibyo avuze ukamwereka ko nyine wamurakari, nyine warakaye, nabi by'abakire urabizi nyine. Nta mukene ujahangana n'umukire. Oya, umukene ugomba kumenya urwego rwawe. Niba ushaka kubana n'abakire, no kubanza ukemera pressure. Niba uzi ko ibintu bya pressure utabishoboye, ukaba iwanyu nyine iwanyu bakagutetesha, nyine ukamera nk'icyana cy'ingurube cyangwa se cyana ibyana by'inkoko nyine ibyo biba bitese nyine bigatetanye bakabihahira. Menya yuko abakire ntabwo babashobora, kandi abakire bara turabakunda, ntabwo mubizi. Buri abakene buri umukire turagukunda, mwebwe mutubeshejeho reka. Ariko nyine cyiza nuko nyine ikintu nkundira abakire, iyo umaze gukira ugatera ikirenge mu cye nyine mu inshuti, agatangira kukubaha. Ariko iyo uri hasi y'ibirenge bye yaba kwitayeho. Se niyo mpamvu tugomba gukora cyane. Ushaka uri umusore aho ngaho ukaba wararanye n'agakobwa mu nzu, njyewe nta muntu uhari, wararanye n'agakobwa mu nzu, muracaryamye, nta n'ijana ufite mu mufuka, kanirira ubunyobwa n'icyayi, njya mu kazi k'abakire bankoresha, bashyire kuri pressure. Ariko nimara kugafata
nyamara kugafata buri mukobwa tuzabonana, nta mukobwa uzanyigondera, ariko abakobwa mutaza kumbwira nabi barimo kuganira. So guys, ni gutyo bimeze. Ubunyobwa nyine nsa n'uwabishoje n'agacayi, nje kujya mu kazi, nimba yo ku kazi ku mugoroba turasubira mbabwiye ukuntu mu kazi byagenze. Gusa nanone mwibutsa yuko gahunda no gushaka igishoro. Ese ufite igishoro wowe? Nose niba nta gishoro ufite gahunda ni iyi. Niba nta gishoro ufite gahunda ni iyi. Emera ugende ukorera abakire bagutoteze bagusakurize, numara kuva mu kazi uterekane n'umukobwa umubwire amagambo meza, mujye mu rukundo agufashe kuruhuka, urangize usubire mu kazi kuri pressure paka nawe igihe kizagera inyenyeri yawe yake. Nimara kwaka ntuzigere wibagirwa aho wavuye. Abantu benshi turibagirwa, kuko nkanjye Samu iyo wagira ngo nakomeje kwibuka ahantu navuye cyangwa se aho nkomoka cyangwa se famiye nkomokamo, ntabwo capati zari guhomba. Ikindi ntabwo nari guhuruka ngo mu byo gukanika, kandi ari ibintu nibagamo cyane kurusha ibindi. Nagiye muri capati nshaka kugira ngo byibuze bya bintu nyine bihoraho birimo amafaranga buri gihe, kurusha uko nategereza umuntu ngo aze muhomere igare muhomere moto. Navuga ati reka njye mu bya capati, mbigiyemo biranga, ariko kuba byaranze nabiguyemo isomo. Ntabwo nongera gucuruza ibintu nzi neza yuko bigira gute birangira cyangwa se bigira garanti nyine. Muri ibyo ngibyo harimo icyayi, amandazi, capati n'isambusa, utuntu nk'utu nyine tumara iminsi tukabora, sinongera kuducuruza. Ariko nabwo nongeye kubicuruza najya ahantu ho mu mujyi aho bizajya bicuruza bikarara bishyize bigashyiraho ngakora ibindi. Ariko mu byaro wapi, ntabwo uzajya gucururiza mu cyaro. Ntabwo mbirahiriye kubera ko ushobora kurahirira ikintu ejo kikakugiraho ingaruka, ariko ntabwo ari byiza gukorera mu byaro. Icyaro ni icyacu, tuvukirayo, habaho ibiryo by'ubuntu, ariko iyo umenyereye ibiryo by'ubuntu ubaho nk'umutesi. Kera hari filime yitwa Amarira y'Urukundo. Iyo filime yigeze kundaza ijoro ntashye, papa arambaza ngo turi abagabo bangahe mu nzu. Ntabwo namusubije, ndetse nsubira inyuma ndamubwira ngo nshingaho utaza kwibagirwa hakara aranshinguye. Ndamubwira ati hari ibintu nibagiwe aho nari mvuye, kugira ngo ataza kumwereka ko namusuzuguye. Ndamubwira ati hari ibintu nibagiwe aho nari ngiye kubizana. Ati nugenda utagaruka ngaruka mu gitondo. Ariko nasi icyo gihe nasinegeza kugura ibati, nasinegeza nawe ati byibuze buri cyumweru ngaza ngura ibati rimwe, kandi byarakunze. So rero ikintu wishyizemo cyose kirakora. Nta mubyeyi wakwemerera kurara nawe mu nzu, ushobora gusanga arimo kubaka urugo. Ibaze rero uri umwana siko na nyoko barimo kubaka urugo ukajya ku rugi ngo papa, ntabwo aba ari byiza. Kandi ababyeyi batubwira nabi tukarakara, ariko nawe numara gukora bizakubaho, wisanishe icyo gihe ibyo wakoraga, wireba uri kumwe n'umugore wawe uvuga uti ese twebwe turimo gukora ibi ngibi, haramutse umuntu ukomanga byaba ari sawa. Niyo mpamvu nyine tugomba kuba twava mu rugo tukajya gushaka ubuzima, kugira ngo natwe ejo n'ejo bundi tuzagire iwacu. Uyu ni wa muhungu wanyu Samu, umuhungu w'i Nyagatare. Amasaha arimo kugenda arangira,
kugira ngo njye mu kazi. Turasubira ku mugoroba mvuye mu kazi, utibagirwa kwandika muri comment bajya nyine twiganire tworoshye ubuzima. Ntabwo kwiba ariko nanone dushaka ibiceri, amafaranga niba atuzanye muri iyi si, niba uri umusore kuraho ubunebwe. Ntabwo musaba kugenda ukora akazi k'imbaraga, ushobora kuba ufite impano nawe ushobora kwafungura YouTube channel ukatwereka impano yawe. Njye nta mpano mfite ariko nzi neza yuko ibiganiro nkora murabikunda. Ariko utarareba ibyo nahombye muri capati, aho ngaho hari ikiganiro nahombye muri capati, hariho n'ikiganiro sitori yuko nakanitse amagare bikanga. Kana subscribe ino muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, kandi ndabakunda cyane.